Dutangiye tubasuhuza abavandimwe mukomeje kudukurikira kuri channel yacu ishuri rya mudasobwa. Nkaba mbaramukije cyane kandi mbifuriza ibihe byiza. Tukaba rero uyu munsi tugiye gukora ifoto mubona hano, nkaba igitekerezo nagikuye kuri iyi ngiyi mubona hano. Iyi ngiyi y'umuntu ucuruza imyenda y'abadamu ndetse n'inkweto. Tukaba rero ntabwo tugiye gukora iyi ngiyi imeze gutya y'umuntu ukodesha imyenda y'abageni. Reka wenda nyigire nini kugira ngo muyibone. Iyi ngiyi tugiye gukora, reka nyigire nini iyi ngiyi dushaka kwigana kugira ngo murebe uburyo tugenda tuyikora. Ndizera ko iza kubagirira akamaro. Ntucikwe iyi video wigeze ku musozo kugira ngo ubashe kumenya uburyo wakora ifoto nk'iyi ngiyi, dore ko abenshi muri twebwe dukora ubucuruzi, dufite amaduka, dufite n'ibindi bigiye bitandukanye dukoramo ubucuruzi. Bityo rero umuntu wese ushatse gukora ifoto nk'iyi ngiyi ashobora kuyikora mu buryo bumworoheye. Tugiye kubereka rero uburyo bworoshye bwo kuyikora. Ntimucikwe kandi mbasaba nimba ko mufite umuvandimwe wenda nawe wabona ko iyi foto yagirira akamaro, imwoherereze kugira ngo ibashe kumugirira akamaro mu mirimo ye. Reka iyi tuyigire ntoya ubundi dutangire dukore nk'iyi ngiyi neza. Mbibutsa rero gukora subscribe ndetse no gukora like ku batari bakora subscribe bashyashya, kugira ngo amasomo atazajya bacika. Bityo rero reka rero dutangire. Murareba tugiye kubanza dukore kano kantu kameze nk'agakadere karimo imyenda. Turiya tuntu tumeze nk'utuzu nitwo tugiye kubanza gukora. Nta kindi dukora, turaza tugire gute, dufate igikoresho hano hejuru cyitwa stamp edge. Tubanza ducreating layer nshyashya, ubundi tuze dukande kuri stamp edge nkuko nababwiye ko ikunda gukoreshwa cyane. Ubundi tuze duce akantu kameze nk'akarongo, duhere hejuru ubundi tugeze hasi gutya. Ubundi dushake ibara ry'umutuku, tuze hano kuri stroke tugire 0 kubera tudashaka umurongo uzengurutse. Ubundi tuze kuri fill, dushake ibara ry'umutuku nyine twifuza ko ryasa n'iriri kuri iriya poster. Nitumara gukora ibyo ngibyo, turaza twongere ducreating indi layer nshyashya, new layer, kugira ngo duce akandi karongo ko hejuru. Hano hejuru muri kubona no hagati, ubundi no hasi tuze guca akarongo. Nta kindi dukora rero, turaza ducreating layer nshyashya. Nitumara kucreatinga tuze tukane kuri stamp edge nkuko twabikoze mbere, ubundi duce akandi karongo hano hejuru. Nitumara kubikora tuze kuri stroke dushyire kuri 0 kubera tudashaka akarongo kazengurutse ako karongo. Ubundi hano tuze dushyiremo ibara dushaka nkuko mubibona, tukande OK. Ubundi aka karongo tugashyiremo neza kugira ngo poster yacu ize ifite quality nziza kandi isa neza. Tugiye kongera duce akandi karongo. Iyi ngiyi tugiye kuyiduplicatinga, tuyigire ebyiri kugira ngo tuyimanure tuyishyire hano kubera birasa. Ubu ni uburyo bworoshye rero bwo kongera gukora akarongo utarinze kujya gucreatinga layer nshyashya ngo ujye kuri stamp edge. Uraza iyi ngiyi ukayigira ebyiri, ukayikopera ebyiri, noneho ugahita ufata imwe ugahita uyimanura hasi, aka karongo kakamanura hasi. Ubu ni uburyo bundi rero, ndagira ngo uburyo bwose tugende tubumenya. Ikindi tugiye gukora rero, tugiye gukora iki? Tugiye gushaka akarongo kamanuka. Akarongo kamanuka turakreatinga layer nshyashya, tuze hano dukande kuri stamp edge, noneho
nk'uko twabikoze bwa mbere, akarongo tukamanure tugeze hano hasi. Noneho tugende stroke tuyigire 0. Noneho tuze kuri fill dushyiremo ibara turi gukoresha kugira ngo bize gusa byose. Ubundi aka karongo dushobora kukagira inshuro ebyiri, duplicate, tukakamanura hano nk'uko twabikoze kuri ka karongo katambitse. Urareba rero utu tuzu ni nkaho tugejeje ku musozo, dusigaje kano ko hasi gusa kameze nk'akihiniye, nureba kuri la foto urabibona. Turaza rero dushake computer I, noneho kwanza ducreatinge layer nshyashya, ubundi tuze duce ikizeru. Computer I ni ikizeru. Noneho tuze ibara ry'imbere turikuremo kuko tutarishaka, turashaka kara kazeru k'inyuma niko dushaka, ubundi tukagire umutuku kugira ngo bize gusa, ubundi tukagire akazeru gafatanye. Noneho hano tugire nka kabiri, ndakeka ariyo isa nk'ingana n'izindi, dushyiremo kabiri. Okay, ndabona kabiri ariyo bijyanye n'indi mirongo. Ubundi duse nk'abagihengamisha iki kizeru ho gatoya kugira ngo kijyemo neza, tugihengamishe gutya, gutya, ndashaka cyagiyemo neza. Noneho tugire gute, kubera ibi birengaho tutabishaka, turaza tugire gute, turaza dusibe biriya birengaho. Turashaka kari akazeru konyine kari uruhande rw'iburyo gusa. Bivuze ngo rero tuzeru tundi biriya bice bindi by'ikizeru ntabwo tubishaka, birasaba ko tubisiba. Ubwo turaza hano dusibe guhera hano, ubundi dusibe tuzamure, dusibe naha, dusibe tuzamure. Noneho urara ko hano bitameze neza, birasaba ko ducreatinga undi murongo. Turaza ducreatinge layer nshyashya, ubundi tuze dukane kuri sample edge, ubundi duce akarongo. Mbibutsa ko aya masomo muyagezwaho n'umuvandimwe wanyu, akaba ari amasomo ya Photoshop, ariko mu minsi iri imbere tukaziga no gukora amavideo ndetse n'andi maporogaramu ya computer atandukanye nka Excel, PowerPoint, Word, n'ayandi agiye atandukanye nyine yifashishwa cyane muri ibi bihe turimo. Aka karongo noneho tuze tukaringanize gutya neza, tukaringanize neza gutya kugira ngo ifoto yacu ize isa neza, ifite umwimerere mwiza. Ndakeka kagiyemo neza, ndakeka gasa neza. Noneho ibi birengaho tuze tubisibe. Ikindi nababwira nuko abavandimwe badusabye ko twashinga groupe ya WhatsApp kugira ngo tujye tukominikana bya hafi. Nararebye rero nsanga kuri WhatsApp iyo ushizeho ibintu nko mu minsi ngahe biragenda bikabura, cyangwa se bikasibama ku buryo abashyashya baje batabibona. Ariko naje kumenya ko kuri Telegram, ni application ya telefone yitwa Telegram, no kuri computer irebaho, niyo nabashije gucreatinga cyangwa se gushinga groupe cyangwa se channel uwabyifuza yajyamo wese. Ubishaka yajya, ufite Telegram yajyaho agasacinga cyangwa se agashaka ishuri rya mudasobwa nkuko iyi channel yitwa. Iyo channel izahita iza hejuru, ubundi uyijoininge dukomeze amasomo yacu kuri Telegram n'imyitozo ndetse
n'amapplication tuzaza twigisha hano nzaza nyashyira hariya kugira ngo ntiwirirwe ujya kuyashakisha kuri internet downloadinga, ahubwo tugire gute downloadinga aho ngaho kuri Telegram, ubundi duhite uyinsitara, ubundi utangire ukore akazi. Nzashyiraho ya Photoshop, ayo tuziga gukora amavideo byose, Premiere, After Effects n'utubigero byose nzaza nyohereza muri groupe kugira ngo ubishoboye ahita yinsitara atangira akazi. Murareba rero ko utu tuzu dusa nk'udushojwe, utu tuzu dushyirwamo imyenda, hasigaye utu tuntu tubiri tumeze nk'utudomo tunini, akaba ariko tugiye gukora. Creatinga new layer, creatinga layer nshyashya, reka twigize hejuru gato, creating layer nshyashya, ubundi tuze dushake computer eye, ijisho rya computer tubikiza mu Kinyarwanda computer eye, noneho tuze duce akazeru gato, noneho stroke tuyigire 0 ko tutayishaka, noneho tuze kuri fill duhitemo ibara dushaka. Ibi byose ndakeka twarabyize, waba uri mushyashya ukaba ubibona ari ibintu bitangaje, ntabwo ari ibintu bikomeye. Nureba amasomo twashyizeho mbere uzabona ko ari ibintu byoroshye cyane cyane cyane. Ubwo ubishoboye iyi foto nawe aze kuyikora, nitumara kuba turi kuvugana muri groupe muzabashe kuyidusangiza turebe uko mwayikoze, bizadushimisha cyane. Aka kazeru nako twagakoreye duplicate, noneho tuba tubiri, kamwe duhita tukamanura tugashyira hariya nk'uko bisanzwe. Ikindi tugiye gukora ni ugushyiramo iriya foto y'inyuma. Nk'uko muyibona harimo ifoto imeze nk'ifoto y'igikapu ariko itagaragara neza, iri mu mweru nyuma y'ariya magambo. Rero hari amafoto na downloadinze agiye atandukanye ajyanye n'iby'ubukwe, nagiye downloadinga, rero nkabona na downloadinze ngiyi ijyanye n'iki, ijyanye na decoration. Bityo rero niyo tugiye gushyira nka background inyuma kugira ngo ise nkaho itagaragara, kuko ibifite ubwiza bwihariye iha ifoto cyangwa se iha design. Tureka tuyigire nini, tuyikurure gutya, ukanda shift ubundi ugakurura kugira ngo itaza guta kalite yayo cyangwa se ubusugire bwayo. Noneho tuzamure turi nimba yagiyemo neza. Aha, iyi foto ndabona yakwiriyemo neza, tukande okay. Twigize hejuru gato, okay, ndakeka hano ari sawa. Ikindi tugiye gukora, turahita tuyishyira munsi ya turiya dukadere, kuko urabona ko iri munsi ya turiya dukadere, turiya tuzu, kugira ngo amafoto aze kugaragara neza. Noneho icyo tugiye gukora rero nuko tuyigabanya ubukana bwayo, kugaragara kwayo turabugabanya dukoresheje hanga kuri opacity, nkuko twabyize mu masomo y'ubushize. Opacity ni uburyo ugabanya nyine ku buryo ifoto isa nkaho itagaragara neza, ariko bigatanga ubwiza bw'ifoto nkuko mubibona hano. Nkuko ku ifoto babikoze, natwe niko dushaka kubikora neza kugira ngo twigane no foto. Ibi rero nagira ngo nabikoze kugira ngo mbereke iki, gukora design rimwe na rimwe ntabwo bisaba ko wicara ngo uhite utekereza ibintu byawe. Hari igihe design ureba umuntu wayikoze neza ikagushimisha, nawe ukayigana ugakora ibyawe, ariko ugashyiramo umwihariko wo gushyiramo ibyawe. Bityo rero design akenshi ni ukwigana, ubumenyi ni ukwigana, nta kintu gishya kiba kirimo. Rero urabona nkuko iyi foto hano hasi ari umweru, natwe niko tubikoze. Turaje ndetse dufata gome turasiba kugira ngo hasi hamere nk'ahari umweru, kugira ngo tubashe kuza kwandika ariya magambo y'umukara kugira ngo agaragare. Ndakeka rero ibya background birangiye, reka dusangire gushyiramo amafoto. Hano na downloadinze amakanzu y'abantu baherekeza abageni. Sinzi nimba ari meza cyangwa atari meza, napfuye ku downloadinga gusa
ubwo rero reka dukureho background, nayo downloadingi ifite background y'umweru, reka tuze tuyikureho nk'uko twabyize, tuze dusibe iriya bara ry'umweru kugira ngo tubashe kuyishyira hariya hejuru nta background ifite. Turaza dusibe gutya, dusibe nk'uko twabyize, ubundi iyi foto duhita tuyigira ntoya, tuyigire ntoya, ubundi duhita tugira gute, tuyizamure tuyishyire muri kariya kazu ko hejuru. Rero iyo ugiye gukora amafoto nk'aya ushaka ibintu biza gukurura abantu, imyenda myiza, ugashyiraho inkweto nziza, nyine ikintu wumva mu iduka cyawe ufite cyiza kurusha ibindi nicyo ugomba gushyiraho kugira ngo gikurure abantu. Noneho tukazamura gutya iyi kanzu tukayishyira hejuru, noneho nayo tukayigira ntoyaho gake kugira ngo ikirwemo neza, tugakanda OK. Reka iyi ngiyi tuyishyire inyuma, umutuku tuyishyire inyuma, tuse nk'abaziringaniza gutya. OK, iy'umuhondo nayo tuse nk'abayigira nino gake, iy'umutuku nayo tugire gute, tuyigize hino kugira ngo bigaragare neza. OK, ndakeka bigiyemo neza imyenda. Ubwo nawe ufite iduka ricuruza inkweto cyangwa se ricuruza imikandara, ricuruza ibiki, byaterwa n'ibyo ufite nyine, wagenda ukagenda ubishyiramo gutya nk'uko twagiye tubibigisha. Waba uri umukanishi, icyo waba ukora cyose, waba ufite alimentation, ushobora gushyiramo imigati, ugashyiramo ibinyobwa, ugashyiramo ji, ugashyiramo ibyo ari byo byose. Rero iyi foto kubera nabonye ari ndende y'abantu bambaye imishanana, ndashaka kuyishyira hehe, ndashaka kuyishyiramo hano hagati ku ifoto kugira ngo ize igaragara neza nk'uko bari ku murongo, ikaba ari ndende. Nabonye ko ari byo byiza twashyiramo hano hagati kugira ngo ize igaragara neza, kuko tuyishyize muri turiya tuzu dutoya hajyamo nk'abantu babiri gusa cyangwa se batatu, ariko hano birasaba ko hajyamo bose kandi bikagaragara neza. Rero iyo umuntu abonye ifoto nk'iyi ngiyi ahita abona ko bafite n'iriya myambaro nyine y'abagabo baherekeza abageni. Ubwo urumva rero aba ari publicité ihagije kuba washyiramo ifoto nk'iyi ngiyi. Tuze na hano hasi dusibe ku byarenze kuri kariya kazu kugira ngo bijyemo hagati. OK, gutya, gutya. Noneho tuze dushyiremo andi mafoto, dukurikizeho ifoto yihe, dushyireho ino foto y'aba bategarugori bambaye imishanana, nabo tuze tubashyire hano kugira ngo ubona ino foto amenye ko n'imyenda y'abamama cyangwa se y'abaherekeza, y'abakobwa y'abaherekeza abageni nabo bayifite. Noneho tuze dusibe aha harengaho gutya, aha harengaho tuhasibe kugira ngo ize muri cadre neza, ntize kujya hejuru y'iriya foto yindi, kugira ngo posteri yacu ize ifite ubwiza, ifite qualité. Urareba rero ko hano kuri iyi cadre yarenzeho, birasaba ko nanone twongera tukayigeza hino gutya kugira ngo imyenda igaragare neza. Twongere tuze dusibe aharengaho gutya, aharengaho hano inyuma naho harengaho dusibeho. Noneho tugiye gushyiraho ikoti. Ikoti ndakeka ari ikintu cy'ingenzi cyane mu bukwe. Ndakeka ikoti ridahari ubukwe butaba. Ubwo wenda abakoze ubukwe barabizi uburyo
ikoti nyine ari ingenzi cyane, ndetse n'abaherekeje ndakeka bazi agaciro karyo, bityo rero niyo mpamvu naryo twarihisemo ko twarizana twarishyiramo hano. Ubwo abataragira amahirwe yo kuryambara nkaba mbifurije kuzaryambara nyine bagashinga ingo zabo, n'abakobwa batari baherekezwa nkaba mbasabira ko bazaherekezwa nyine bakaherekezwa nyine nabo bakambara imyenda y'abageni. Tuze tugabanye gutya ino foto nayo y'abakobwa babyina. Ubwo iyi ngiyi ishobora kwerekana ko bafite n'itorero ribyina bakodesha, cyangwa se imyenda y'abantu babyina nayo irahari. Ubwo ugerageza nyine gushyiramo kategori y'ibintu byose muri rusange biri mu iduka, kugira ngo abantu bamenye icyo baza bagira gute bashaka mu iduka ryabo. Ariko nabyo turaza no kubyandika hano ku ruhande, kugira ngo umukiriya nabona ifoto nk'iyi abashe gusobanukirwa ibyo dufite, kuko umuntu ashobora kuyibona ntasobanukirwe, ariko iyo byanditse ibyo ufite hano ku ruhande umukiriya abasha gusobanukirwa product cyangwa se igicuruzwa umufitiye. Iyi foto nayo ndabona igiyemo neza, ndabona ikwiriyemo neza. Icyo tugiye gukora ni ugukora ino foto yo hano hagati. Iyi foto yo hano hagati ni ingenzi cyane, kuko iyi foto iyo umuntu afunguye ino foto nicyo kintu ahita abona bwa mbere. Bityo rero ugomba gushyiraho akantu keza kugira ngo kabashe gukurura nyine abantu, kandi babashe kugira gute kubona ko ufite ibintu bifite umwimerere cyangwa se kalite. Nta kindi dukora, turaza dushushanye kariya kazu kameze nk'ikizeru, ariko ikizeru kitari ikizeru neza. Turabanza ducreatinge iyi rectangle cyangwa se rectangle impande enye, noneho iyi fill tuyikureho kuko tudashaka ibara mo hagati, turashaka akantu kazengurutse gusa. Akantu kazengurutse rero ni stroke. Noneho tuze tugire gute stroke tuyigabanye, tuyigire umutuku kwanza, ubundi tuyigabanye tuyishyire kuri 2 kugira ngo bise n'indi mirongo. Urabona rero ko iyi siba ntoya. Noneho kugira ngo urabona ko izi mfuruka zisa nkaho zityaye cyane, turaza hano tuzigire nk'ibizeru. Nta kindi dukora, turaza hano muri settings yo ku ruhande dushyire kuri 50. Urabona ko dushyize kuri 50, imfuruka igahita igira gute, igahita isa nkaho yihina. Kongera dushyire kuri 60. Ahangaha urabona ko yihinnye. Dushyire kuri 80 turebe. Ahangaha ibaye ikizeru cyane, reka tugabanye dushyire kuri 75 turebe. Ahangaha 75 urareba ko imeze neza. Duse nk'abayigiza ku ruhande gutya ibe nini. Dukande OK. Noneho tuze dushake ifoto nziza izakurura abantu. Iyi ngiyi niyo nababwiraga rero, ifoto izakurura abantu. Ndakeka wenda bari kureba ino video hari abagize amahirwe yo kwambara ino kanzu basabwe. Ubwo n'abatarayambara turabasabira kuri Nyagasani ko yabaha ubushobozi ndetse n'amahirwe n'umugisha wo kuzayambara bidatinze. Noneho ino foto uraraba ko irengaho, birasaba ko tuza tugasiba ibi bice byose by'ifoto birengaho. Turaza dusibe gutya, dusibe. Amafoto nk'aya rero akunze gukoreshwa mu biganiro byo kuri televiziyo, mu gihe bari guteguza abantu ko hazaza umutumirwa runaka. Ngira ngo mujya mubibona, ugasanga wenda bavuze ngo minisitiri w'urubyiruko, minisitiri runaka, noneho bagashyiraho akantu k'akazeru kamuzengurutse, noneho umunsi bakandikaho izina rye.
nta kundi babigenza, babanza gukora akazeru gutyo, noneho ifoto ye bakayishyira munsi y'ako kazeru, noneho ibice birenga kuri ako kazeru bakagenda babisiba kugira ngo aze ari muri ako kazeru ari fiti neza. Natwe rero iyi kanzu reka tuyishyiremo neza, hejuru harenga tuhasibe gutya gutya gutya. Rero nimba ufite iduka cyangwa se ukora ubucuruzi, ndakugira inama ko wajya ukora amafoto nk'aya ngaya yo kwamamaza ukayashyira kuri WhatsApp, dore ko ubu ngubu tugeze mu bihe by'iterambere. Kwamamaza ntabwo ari ugushyira icyapa ku iduka gusa ryawe, kuko ntabwo biba bihagije, kuko muri groupe hari igihe usanga harimo abantu 200, 300, 400, ariko iyo foto nk'iyi ngiyi bishyizemo ntihabura wenda nk'abantu nk'ijana cyangwa se 80 bayibona. Muri abo 80 bayibona ntihaburamo wenda nka 5 baguhamagara cyangwa se bakaza kureba iryo duka ryawe aho riherereye, bakareba se ibyo washyize ku ifoto n'ibyo cyangwa se ibyo. Mbese tugerageze duhindure imikorere yacu, tugerageze dutere imbere nyine nk'abazungu nk'uko nabo babikora. Wenda tuzagenda twiga no gukora andi mafoto. Ikindi tugiye kwandika izina ry'iduka, kubera rero iyo abantu bagiye gukora ubukwe mbere hari imihango bita gufata irembo. Kubera rero irembo rijyanye n'ibintu by'ubukwe reka izina wenda twandike irembo, twandike irembo, wenda bishobora kuba izina ryiza. Sinzi nimba iryo duka ryitwa gutyo rihari, ubwo nimba rihari muratubwira muri comment. Dushake font yitwa Popin, noneho tugabanye gutya irembo, tugire irangi ry'umutuku. Ry'umutuku niryo ryiza, rimere nk'ira design yashyizwe ala hejuru. Noneho tuze dukande OK, ariko ndabona bise nk'ibihengamye ukuntu. Reka tubigorore hano. Hano hari hakanze, reka tubigorore gutya. Rureba ko irembo tubyanditse kuko hari abanditse ngo Jobits. Noneho tuze kara karangi k'umutuku kazengurutseho tugashyireho, dushyira akarangi kabonerana cyane, twande OK. Tuze kuri spread tugabanye size, tugabanye naho size, tugabanye cyane, tugire nka kangahe, nka 2 gutyo cyangwa 3. 2, 3 ndabona ari sawa. Noneho tuze twandike boutique, turandikisha fonte yindi kugira ngo ize ifite ubwiza bundi budasanzwe. Andike boutique, kubera ari nini turaza dufungure aka kazu, ubundi dushyire kuri fonte. Fonte nziza yitwa Flower Garden, nayo tuyigire umukara kugira ngo ize isa neza, ifite design nziza. Ubundi tuze tuyishyire hano hejuru. Iyi fonte rero uyishyiraho itandukanye n'iyo hejuru kugira ngo bigire umwihariko, bitange ubwiza ku ifoto. Ibi byose rero tuzagenda tubyiga, tuzakora amafoto menshi. Uko umuntu agenda akora amafoto menshi niko agenda abibona ko ari ngombwa. Noneho iyi boutique duse nk'abayihengamisha kugira ngo igire umwimerere n'ubwiza bwayo. Gutya ndakeka ari sawa, gutya. Noneho tuze tugire gute, boutique. Ndakeka rero ikindi nababwira nuko nabibutsaga ko twashinze groupe ya Telegram. Link yayo ndaza kuyishyira hasi kugira ngo ababishaka baze kujyamo, ubundi dukomeze twige, tubashe no kuganira
nibishoboka abafite ibitekerezo, inyunganizi, turabaha umwanya kugira ngo mubashe kutubwira. Tugiye kwandika rero ibyo tubafitiye, turakanda new layer, noneho tukande kuri akazu, dufungura akazu gutya, noneho fill tuyigire umutuku nkuko bisanzwe, nkuko twahereye kare dukoresha umutuku, tukande ok, noneho tugabanye. Andi makuru nababwira nuko tuzagira gute, tuziga gukora video mu minsi mikeya iri imbere. Ahangaha turandikamo ibyo tubafitiye, tugabanye kugira ngo bikwirwemo. Duhindure font, dushyireho Popin. Iyi font yitwa Popin ni nziza cyane. Popins ni nziza, umuntu utayifite azayidownloading ajya ayikoresha, igaragara neza cyane. Dushyireho utudomo tubiri hano, iyo tubafitiye, tuze irangi turigira umweru kugira ngo ribashe kugaragara kuri kariya kazu k'umutuku, noneho tugashyiremo hagati ibyo tubafitiye. Noneho tugiye kugira gute, gukora turiya tuntu tumeze nk'utuzeru turi hariya hasi, tuze tugabanye stroke, noneho fill tuyigire umutuku kugira ngo ise nk'iriya foto neza. Urabona ko kwabaye nk'ari gato, reka tukongere, dukande shift, ubundi twongere gutya, ndakeka hari sawa. Reka tuze twandike hano, twandike ngo twandike, ndabona hari irangi ry'umweru kubera twari twanditse hejuru, ariko turarigira umukara kugira ngo rigaragare neza. Reka tugire umukara kugira ngo bigaragare neza. Twandike amakanzu y'abageni. Amakanzu y'abageni, ibyo tubafitiye nyine ushyiraho ibyo ubafitiye. Ushobora no kwandika ati wenda dufite bonus, cyangwa se dufite kubagabanyiriza 5% n'ibindi nyine. Turiya tudomo rero turi kudukorera duplicate kugira ngo tube twinshi, ubundi tugende twandikaho ibintu bitandukanye tugiye dufite. Dukande duplicate, tube tubiri, kamwe duhita tukamanura gutya, tukazane gutya. Noneho aya amakanzu y'abageni nayo tuyagire menshi gutya. Ubwo nyine wakwandikaho amakanzu y'abaherekeza, dufite sonorisation, dufite ababyinnyi, dufite byose, MC, byose wabishyiraho nyine bitewe n'ibicuruzwa nyine ufite ukodesha cyangwa se ugurisha. Icyo tugiye gukora rero, tugiye gushyiraho kari akantu k'umutuku hasi, tubikore twihuta kuko igihe cyadusize. Tuze dushyiraho kari akantu ko hasi k'umutuku gutya, noneho dukande kuri fill, noneho stroke tugire 0 kuko tudashaka akarangi kazengurutse. Noneho duse nk'abayizana hejuru irangi ry'umutuku. Noneho tugire gute, tuze dukande kuri text, noneho twandike telefone zacu 0788 30, dushyiraho xxx, dushyiraho 90 gutya. Nanze gushyiraho nimero zose kugira ngo tutagira nimero z'umuntu twandika, tubigira umweru. Tuze gutya tuyishyire hano. Nitumara kuyishyira hano, tuze nanone twandike email yacu, twandike irembo@gmail.com.
gutya ndakeka ibi bihagije. Aka kantu k'akazeru tukamanure tugakore duplicate, noneho tukagira umweru kugira ngo kagaragare kubera kari mu irangi ry'umutuku. Tukagira umweru noneho kari hasi tukazamure kugira ngo kagaragare. Urareba rero duhita tukazana hano, twanze kujya kudownloadinga kariya kantu nyine ka telefone cyangwa se k'iki kuko byari kudutinza, cyangwa kariya ka Gmail. Nashyizeho tuno tudomo rero kugira ngo byihute nyine dusoze hakiri kare. Murareba rero ko ifoto tuyirangije. Ifoto ni nziza cyane, ifoto iryoheye ijisho, bityo waba ucuruza imyenda, waba uri umukanishi, waba ubaninga amafilime, waba icyo waba ukora cyose, ifoto nk'iyi ngiyi ushobora kuyikora, ariko bitewe n'akazi ukora, amafoto ukagenda ushyiramo bitewe nyine n'akazi ukora. Bityo rero icyo nabashishikariza ni ugukomeza gukora imyitozo myinshi kugira ngo mubashe kubimenya neza, ndetse mubashe no kumenya Photoshop neza. Mu minsi iri imbere turabateganyiriza amasomo menshi meza, kandi ntimucikwe, mukande subscribe, mukande like, ndetse munatwandikire comments ku byo mubona nyine mushaka kuduhamo ibitekerezo, inyunganizi, kuko biduha nyine imbaraga zo gukomeza kubategurira amasomo meza. Ndakeka rero dusoreje aha ngaha byaba byiza kugira ngo bye gufata iminota myinshi, ne kubarambira rero naho ubutaha ku yandi masomo. Imana ikomeze ibarinde, turabakunda cyane. Mbibutsa ko rero twashinze groupe kuri Telegram, hasi ndashyiraho link yayo, ababishaka baze kujyamo kugira ngo dukomeze tuganire, twungurane ibitekerezo, kandi dukomeze dushyigikirane mu gutera imbere, mu kungurana ubumenyi ku bijyanye na mudasobwa cyangwa se computer n'amaporogaramu agize computer. Naho utaha rero, Nyagasani akomeza abarinde.